Kaba mbahaye ikaze muri gahunda y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu materaniro cyangwa se muri gahunda y'icyigisho cya none. Tuba tugiye kuri topic yitwa gukiranuka, ariko tuvuga gukiranuka kuba gutandukanye uko abantu bagenda babona bakagira icyo bagutangazaho. Iki kiganiro nk'uko muri kubibona hejuru kirikodinzwe kuri aya masaha. Hanyuma rero ku birebana no gukiranuka turasoma ku Baroma, turaza kwirengagiza ibiri imbere, twize twivugire ku gice cya gatatu cy'Abaroma, umurongo Abaroma ibice bitatu, Abaroma ibice bitatu, turahera ku murongo wa 9. Ariko muraza kwihangana, ntabwo turi buze kuvuga ku bintu byose, aho kwivuga ngo nuko tuvuga iki, mbese turabaruta. Aba bantu wumve kuri iki gice, ubundi iyo bitangirira mu gice cya mbere kugeza mu gice kugeza ku murongo, mu gice cya mbere umurongo wa 18 kugeza mu gice cya gatatu umurongo w'8, batubwira icyo nakita nka speculation z'ibyo abantu batekereza ku Mana, kizibyo abantu babibwira ku Mana. Uko kuntu abantu bibwira Imana cyangwa bayitekereza, nibyo biza kubyara ibi bitekerezo byose tubona. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo tubona bishingiye muri iki gice bishingiye ku buryo abantu bumva Imana, kuko Paul aba ataratubwira neza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Paul dutangira kububona tugeze mu gice cya gatatu guhera ku murongo wa 20. Kandi impamvu bimeze gutya nk'uko mubizi, ntabwo Paul yandika urwandiko rwari rufite ibice n'umurongo, oya, ahubwo hari uburyo byagaragaye ko byaba bizafasha, bityo hari uwahawe kubikora, kandi ntabwo tugaye umurimo we, ahubwo yakoze neza kuko bitworohera gusoma. Ariko ntukumve ko bitondetse ibice bitondetse bikurikije icyo umwanditsi yavugaga, ahubwo wabitondetse nyine hari uko yabyumvaga muri we, niko yakurikije. Hanyuma kuva ku gice cya mbere umurongo wa 18 kujya ku gice cya gatatu umurongo w'8 hatubwira ibyo abantu batekereza ku Mana, uburyo Imana izahana abanyabyaha, uburyo abantu bamwe baruta abandi, uburyo Imana ishobora kutarobanura ku mutoni cyangwa ikarobanura ku butoni, speculation n'ibisubizo byazo bimwe na bimwe. Ariko iyo tugeze ku murongo wa 9, niyo ntareka ku murongo wa 9 arahagera muri iki gice cya gatatu, noneho gitangira ari kuvuga agaciro k'Abayuda. Iyo nayo ni nka speculation yatangira igisubizo. Abayuda barusha iki abandi? Icyo ni ikibazo kibazwa muri speculation z'ibiriho, mu mitekerereze y'ibiriho cyangwa ibiherekanwa mu bitekerezo no mu magambo abantu bavuga. Ni iki bibwira ku birebana n'akarusha Abayuda bafite? Aragisubiza. Hanyuma akaza ku cyo Abayuda batekereza ku butumwa bwiza, ngo ntibabashije kubwizera. Abo Bayuda batabashije kubwizera rero nibo Paul yongera akatubwira ngo noneho twebwe dufasha abo Bayuda, tugafata n'abo banyamahanga, tugafata n'abo bose bafite imyumvire itandukanye, mbese turabaruta. Agiye kuvuga twebwe abizeye turaruta abo bose? Ahita avuga ati oya da, habe na gato. Kare yaba Abayuda yaba abanyamahanga yaba bizeye, atangira kugereranya akavuga ngo mbese turabaruta, mbese hari icyo Imana idukundaho cyane kubaruta bo ntibakunde? Oya. Ahita agisubiza akavuga ati oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya yuko ari Abayuda ari Abagiriki bose batwarwa n'ibyaha. Nta nyine abantu bose b'Abayuda cyangwa abanyamahanga batwarwa n'ibyaha, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka, ngo nta ukiranuka n'umwe. Hano iri ni ihame yuko nta muntu ukiranuka n'umwe. Tugeze ku murongo w'10. Nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana. Iyi niyo kamere muntu nguko uko iteye. Atangiye kutubwira umuntu hirya yo muri atarebeye muri Kristo yabasate, ntago yakiranuka,
ntabwo yashaka Imana, ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Iyo niyo kamere muntu. Umuhogo wabo n'imvi irangaye bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'incira buri mu minwa yabo, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro buri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Mu mitekerereze ya muntu, icyo nakita cyangwa muri logike ya muntu, ntabwo habamo inzira z'Imana. Reka da, ntabibamo. Inzira y'amahoro ntayo bagira. Mu mitekerereze ya kimuntu nta nzira y'amahoro ibamo. Ngo kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Ubwo ni abantu bose udakuyemo n'umwe. Hanyuma ku murongo wa 19 agahita avuga ati rero tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Hano ahise atubwira, amaze kuvuga imiterere ya kimuntu, yuko umuntu atamenya. Ku murongo wa 11, ku murongo wa 10 aravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Iryo ni ihame. Ntibishobokera umuntu gukiranuka. Niyo mpamvu abantu bivuga ngo mukiranuke, ubikubwira nawe ubwe ntiyakiranutse. Avuga ngo rero ngo ntawe ushaka Imana, ntawe umenya mu muntu. Abantu bose, nta muntu n'umwe ubaho ushaka Imana, nta muntu n'umwe ugira ubumenyi. Oya, muri kamere muntu ibyo ntibibamo. Ubwo ndi kuvuga nkurikije Adamu wa mbere, wa wundi wacumuye, icyo yahaye abari mu isi bose. Ngo bose barayobye. Nawe nubwo ujya utekereza ko utayobye, ariko warayobye muri kamere, ariko mu mwuka ntabwo twayobye. Muri kamere abantu bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Gukora ibyiza ntibiba mu muntu. Oya. Ku murongo wa 14 ngo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibi namwe muri abantu bo kubihamya yuko ariko umuntu ateye. Kurimbuka n'umubabaro buri mu nzira zabo. Abantu bahorana kurimbuka, abantu bahorana umubabaro. Icyo nicyo cyonyine umuntu ashobora gukora mu mitekerereze ya kimuntu. Reka nkomeze. Umurongo wa 19 noneho avuga irindi jambo ngo tuzi yuko. Paul ari kwivuga noneho, ari kuvuga ubu n'abandi. Ubwo yavuga ngo tuzi, kubera ko nta bandi yatubwiye uretse we n'ababikora intari kwandikira. Ari kuvuga ngo tuzi yuko iby'amategeko, mbese urabizi nawe, mbese ngenda bizi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Ku mpamvu ki rero? Ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Imana itanga amategeko yari ifite intego ko akanwa kose kagomba guceceka. Akanwa kose kagomba guceceka kakazibwa. Ngo kugira ngo abari mu isi yose kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ntabwo Imana yigeze duha amategeko ngo niturangiza tuzatsinda urubanza. Ubu ni buri gutekereza umunsi w'urubanza, nibirebera mu mategeko iteka uzatsindwa. Icyo kandi ni Imana yashakaga. Imana ntigeze gusaba kubahiriza amategeko, ahubwo yashakaga kutsindwa. Kuko hano iri ku agutsinde nyine. Niba itegeko rivuga ntukabeshya, agomba kugutsinda ukabona ko uri umunyabinyoma muri kamere. Niba itegeko rivuga ngo ntukibe, rigomba kugutsinda ukabona ko uri igisambo muri kamere. Niba rivuga ngo ukunde mugenzi nkawe ubwawe, rigomba kugutsinda, ugomba kubona ko ibyo bintu utabikora muri kamere. Kugira ngo abari bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ntabwo Imana iguhamagarira gutsinda urubanza. Reka da, itegeko rirakubwira ngo tsindwa. Utemeye gutsindwa ntabwo bishoboka. Avuga ngo kuko imbere yayo, imbere y'Imana, ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Justification, gutsindishirizwa, kugirwa umwere. Ngo kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Ikintu cyonyine amategeko ashoboye ni ukugaragaza icyaha, aricyo nawe ugomba kuboneraho ko uri umunyabyaha cyangwa utari we. Umurongo wa 10:21
ngo ariko noneho amategeko se ko abereyeho gutsinda urubanza, none gukiranuka kurava he? ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Hariho gukiranuka. Urabona amategeko afite uburyo aforumye. Ayo mategeko ntabwo yayobora umuntu gukiranuka kw'Imana. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nta sano gufitanye n'amategeko. Gukiranuka kw'Imana nta sano gufitanye n'amategeko. Ese habaho gukiranuka kungahe? Reka dusoma Abaroma igice cy'icumi. Ubwo urumva ukurikije hano byakagizwe bitonda. Haravuga ngo bene da, murongo wa mbere, bene data, reka ibi by'abayuda mbyihorere, reka mbisome nihuse. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana. Ngo hari igihe Abisirayeli bari batazi, Abayuda bari batazi gukiranuka kw'Imana, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Urumva ko haje gukiranuka kubiri. Hari ugukiranuka kw'Imana ariko ntibakuzi. Noneho ngo iyo umuntu atazi gukiranuka kw'Imana, ngo agerageza kwihangira, kwiremera gukiranuka kwe. Uko gukiranuka kwe ni ukuhe? Reka dukomeze. Ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi n'uhesha uwizera wese gukiranuka. Hari ikintu kibaho. Iyo utafite gukiranuka kw'Imana, uba ugusuzugura ukihangira ukwawe. Nicyo cyabaye kuri aba Bayuda. Bagombaga kwemera gukiranuka kw'Imana, ariko ngo ntibari bakuzi. Batakumenye rero bihangira gukiranuka kwabo ubwabo. N'umuntu wese utazi gukiranuka kw'Imana, ngo agerageza kwihangira gukiranuka kwe, ngo akagerageza kwitondera amategeko. Nyamara ayo mategeko, Christ is the end of the law. Kristo ni iherezo ry'amategeko. Iyo umuntu ntamenye Kristo, amenye gukiranuka kw'Imana, aba ageze ku iherezo ry'amategeko. Ntabwo yongera kwishyikiriza ku itegeko ngo ntabwo nishe, ngo sinasambanye, sinabeshye. Ibyo ntabwo biba bikiri ngombwa ku mwana w'Imana. Reka nkomeze ku murongo wa 22. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu ari nta tandukaniro. Ngo ariko noneho 21, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Ngo niko gukiranuka kw'Imana. Wabonye hariho gukiranuka kw'Imana, hakabaho no gukiranuka k'umuntu. Hariho gukiranuka kw'Imana, hakabaho no gukiranuka k'umuntu. Hari ugukiranuka k'umuntu uko nguko kubonekera mu mategeko, kandi uko gukiranuka k'umuntu ni umuntu kwihangira, bigatuma ahita asuzugura gukiranuka kw'Imana. None yavuga ngo rero hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa, nta sano kugirana n'amategeko. Ngo kuko ngo niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu ari nta tandukaniro. Ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo bigeze ku byaha, abantu bose harimo n'umwana batwite, niba ari umuntu, abantu bose bakoze ibyaha. Wakibaza ngo umwana uri mu nda ko ari umuntu, kucyabarwa nk'uwakoze icyaha? Nuko Adamu yacumuye agacumura ku bwacu twese. Ubwo ni ukuvuga ngo imbere y'Imana buri muntu wese yakoze icyaha. Umuntu wese, uwo batwite, uwavutse, umuntu wese yakoze icyaha ntiyashyikira ubwiza bw'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo ahubwo noneho, reba hano, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa.
Imana yatsindishirije abantu cyangwa iranabatsindishiriza na n'ubu, ariko ibikora ibiguhereye ubusa. Ntabwo igusaba kwirinda ubujura, ntigusaba kwirinda ibi n'ibi, ntigusaba, oya, ibiguhera ubusa. Ntabwo igusaba ngo numara gukizwa ngo ntukongere gukora, oya, ibiguhera ubusa. Ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Ngo ahubwo umurongo wa 24, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano yo wizera amaraso yo kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Ubwo aho ni mbere y'umusaraba, ubwo Imana yabyihanganiraga, ngo kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Tuvuga ati none se twakirata iki? Ntacyo. Kubera iki gukiranuka kw'Imana ari ingenzi? Reka nsoreze mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 21, haratubwira ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Amategeko ntahura no gukiranuka. Ndagushimiye kuba wakurikiye. Amahoro y'Imana bari kuri wowe, imigisha iboneke kuri wowe impande zose, kandi ugihora wishimira kumenya ubuntu bw'Imana no gutsindishirizwa nayo. Amahoro y'Imana bari kuri wowe. Contact watwandikira muri comment, hari ikibazo cyangwa igitekerezo wumva watubwira, ukagira icyo uvuga ku butumwa bwiza. Ariko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukiza.